mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda Nyakanga tariki 28 imbere y'imbaga y'Abanyarwanda bari buzuye agahinda ndetse n'Ababiligi basaga n'abujuje umugambi wo gukuraho ingoma ya cyami, nibwo umwiru mukuru Kayumba ka Rwamungu yimitse Kigeli V Ndahindurwa, impundu zitaha i Rwanda. Baramukunda Kigeli, ntawe ugeze gukundwa nkawe ngo bamwiyandike ku mibiri yabo. Arowe ati ashyizwe ku ntebe ariko ntazigera ategeka. Mu birori by'ubwigenge bw'icyahoze ari Zaire, ahari habuzumanura ibendera ry'Ububiligi, Kigeli yaritabajwe nk'umuturanyi, nawe ntiyazuyaza ararimanura. Kuva ubwo Ububiligi butangaza ko nasubira mu Rwanda bitari bumugwa amahoro. Ahera ishyanga ryo kugera tariki 16 z'ukwa 2016 atanze. Twe kwirirwa dupfundura, ariko nyuma ndatekereza nituzapfundura baravuga bati mwajyanye isanduku iri mu busa. Imana ntabara, ndababwira pfundurwa dusanga ameze neza nk'umuntu muzima. Pastor Ezira Mpyisi wari unamubereye umujyanama yasangije Igihe ubuzima bugoye yanyuranyemo n'uyu mwami Kigeli V Ndahindurwa ndetse n'amateka ye muri rusange. Mpagararira itorero, mpagararira n'u Rwanda. Uraceza na Mpyisi sheha. By'umwami Kigeli ndamuzi ari muto, yagize ibyago avukira i Kamembe, ntiyavukiye i Nyanza. Ababiligi ariyo baciriye se, bamuciye bamujyana mu Kinyaga. Ubwo twakoranye igihe kirekire ni mukuru we Rudahigwa, kuko nari umujyanama mu nama nkuru y'igihugu. Najyaga mugira inama turi twembi cyangwa se turi mu giterane cy'inama nkuru y'igihugu. Atanze rero, mbere yo gutanga yagize ibyo aringaniza, yarazi yuko zamukura ari Kigeli. Aramubwira ati nindamuka ntanze niwo uzansimbura, uzamenye uriya Pastor Ezira Mpyisi ni umujyanama wanjye, n'abazakubera umujyanama. Nguko uko naje guhura na Kigeli. Kigeli rero naramurutaga, ndamuzi aho Musinga bamuciriye muri Kongo Karemi, arahaba bukeye aratanga. Atanze abana be barataha, baraza Rudahigwa arabakira. Kigeli ajya mu mashuri, arangije amashuri ahabwa gukora i Butare. Rudahigwa kandi kumushyira i Butare niho hari igikoresho cy'Ababiligi cy'umuntu witwaga Gitera, mujyamo mwumva. Yari igikoresho cy'abapadiri n'abazungu b'Ababiligi. Amushyirira i Butare kugira ngo ajye amenya amateka, amakuru ya Gitera ayamuhe. Urugero, rimwe Rudahigwa yararebye Gitera yarerwaga agatukana ku mugaragaro, agatuka ubwami, akabusebya, agatukana Rudahigwa, kuko yarahagarikiwe n'Ababiligi kandi barwanyaga Rudahigwa. Ariko bo ntibagaragare, Gitera akaba ari kugaragara. Bukeye Rudahigwa arareba ati ngiye kumukubita ikibyimbye kimeneke, bariya bihishe bajye ku mugaragaro turwane. Afata imodoka aragenda ajya i Butare, ajya mu hoteli yaho. Nta wundi wayigeragamo, yagerwagamo na Rudahigwa gusa. Ayijyamo, atuma kuri Kigeli aho yakoraga mu biro, yari akitwa Ndahindurwa Jean Baptiste. Arahamusanga, baraganira.
aramubwira ati bya gitera biti, ati ni nk'uko asanzwe aracyatukana, ati ubu rero naje kurikora, twerure turwane n'Ababiligi ku mugaragaro, nje gukubita igikoresho cyabo. Kigeli yari agasore, aramureba ati nyagasani se ko twajyaga tuganira nkabona ufite ibitekerezo bizima, none wabaye ute? Uje gukubita gitera? Undi ati oya. Niho rero bavanye imvugo, nuko muri bato ntimuyizi, ngo aho ukubita gitera ukubita ikibimutera. Iyo mvugo ntimwigeze kuyumva? Aramubwira ati niba uzi gukubita, fata imodoka umanuke ujye i Bujumbura ukubite Haruha, niwe wari umutware w'uRwanda n'Uburundi, Umubiligi mukuru. Niba uzi gukubita, fata imodoka ujye Kabgayi ukubite Perodi, atabuko ari babiri, nuwakubita ndagufasha, ariko gitera umuhutu ararengana. Niho rero bakuye uyu mugani ngo ntukubite gitera ukubite ikibimutera. Nuko Rudahigwa aramureba ati sha aturavuze, afata imodoka aritahira agaruka i Nyanza. Rudahigwa rero yagize ingorane cyane kuko yarwanaga n'Ababiligi kandi adafite independence, bamutegeka. Reba kurwana na shobuja, akarwana nabo ariko akageraho gutegekwa bimuoha. Hari abantu baje bavuga ngo kuki atakoza atya yakoraga ate ari indese, ho yari umwami kwizina. Rwanda rwagize ibyago, ntibaciye sese, bakaba aribo bamwimika. Abamwimitse bamutegeka uko bashatse. Rudahigwa rero yarebye nakurikiza se sari mukuri, ubwami burashira, ati reka tumare kabiri mbayoboke, abayoboka atabayobotse. Noneho rero akomeza kurwana nabo, igihe kiragera arerura akabatuka. Ariko Abanyarwanda bakareba iyo ibintu bigana bakamugambanira ku bazungu, bamushuka ngo bari kumwe nawe. Agira abanza arwana nabo ashaka ubwigenge, agira Abanyarwanda b'ibisambo bashaka kurya, kuko we yashakaga ubwigenge, Ababiligi ntibashakaga kububaho. Noneho bakabwira Abahutu b'ibisambo n'Abatutsi b'ibisambo bati nta bwigenge muzapfa mugize, nimutuyoboke, Rudahigwa tuzamukuraho tubagabire. Abatware bamwe babyumva ati nijye uzaba umwami, ariko ushyizweho n'abazungu. Biba bityo rero kugeza igihe Rudahigwa ajya Bujumbura, yagiye mu nama. Ubwo mwumvise yuko yagiye ku muganga we wamuvuraga w'Umubiligi, amutera urushinge agwa ku gitanda cyo. Rudahigwa ibye biba birarangiye. Noneho rero Abanyarwanda umugogo wa Rudahigwa barawuzamura bawukura i Burundi bawuzana i Nyanza. Noneho bashyiraho gahunda zo kuzamutabaza, kumuhamba. Muri ibyo birori rero, cyangwa muri uwo munsi mukuru wo kumutabaza,
hari uwo yari yaje ari uyobora, yazanye n'abasirikare b'abanyekongo, niwe wayoboraga, niwe wategekaga. Nuko Kigeli yari aho, ntawe uzi yuko ari we uzaba umwami kereka abiru, yicariye hamwe n'abandi basore, gahunda zo gutabaza Rudahigwa ziragera. Isanduku yari mu mugogo, yari aho ngaho iruhande rw'imva. hari uwarahaguruka, yasemurirwaga n'umutware witwaga Shogoza ukomoka i Bumbogo. Nuko hari uwati abantu badendeje ishyano ryose, ariko barakaye, bari bagifatanije batari bacibwa mu bice, bose babajwe n'umwami wabo kandi bazi ko yishwe. Hari uwarahaguruka ati ubu tugiye gutabaza Rudahigwa, ibyo uzamusimbura tuzabyiga hanyuma. Ikibazo kiba kiraje, kandi mu muco w'u Rwanda ntabwo bimikaga umwami, batabazaga umwami umusimbura atavuzwe, ari wo muco w'u Rwanda. Abanyarwanda barahaguruka barasahinda bati reka da, ntibibaho kereka umusimbura avuzwe. Hari uwati ntibishoboka, bati ntibishoboka. Imivurungano iraza. N'Imana yabikoze, hajyaga gupfa abantu benshi, nta mbunda twari dufite, ariko abanyamayaga bari bazanye imiheto yabo biteguye kurwana. Abanyarwanda bari biteguye kurwana na Haruwa, nawe yazanye abasirikare b'abanyekongo n'imbunda. Haruwa biramuyobera, ibintu biravurungana. Umuntu mujya mumwumva witwaga Rukeba, niwe wari umutware wa Rinari. Mu batware b'umwami hari harabuze ubu umutware wa Rinari, niryo ryari ishyaka ry'u Rwanda. Nuko l'union fait la force, birabayobera. Haruwa bambe Rukeba ati Haruwa, uri umubirigi nturi umunyarwanda. Umuco w'u Rwanda ntabwo umwami atabazwa ndatavuzwe. Uri mu Rwanda, turatabaza umwami mu muco w'u Rwanda, undi amaze kuvugwa. Haruwa ati ceceka, ati ntibishoboka. Rukeba nawe ati ceceka nawe, ati ndi umunyarwanda uri mu Rwanda, wowe uri umunyamahanga. Ibintu biba bibi, abantu bose barahaguruka, nk'abasigaye yicaye. Abantu baruzi ko hagiye kuba intambara. Haruwa areba hirya areba hino, abona abantu benshi bariho baratunganya imiheto yabo. Arakebaguza areba hirya, asanga umuntu wese ararakaye. Rukeba ati utwo dusirikare twawe turarasa 1000, turi ibihumbi bisaga 5, 6, 5 biragufata bikwice ntuva aha ngaha. Amubwira ati ntuva aha, yakubwiye byari bibi. Abanyarwanda bahagaragaje ubutwari bukomeye, ati mwaciye se wa Rudahigwa, turaceceka, kuri Rudahigwa ntiduceceka. Ariko ngo bararwana, nta independence bafite, igihugu kiracyari mu maboko y'Ababiligi. Nuko hari uwaratinya abwira Rukeba ati
nimuvuge umwami. Nuko bahamagara Kayihura Michel, niwe wari prime minister kuri Rudahigwa, ati ntabwo ndi umwiru mukuru ni Kayumba Karwa Mungu watwaraga iwanyu mu Bumbogo. Ati Kayumba ngwino uvuge umwami. Kayumba arahaguruka, mfite igitabo hari ashushanijweho, nuko arahaguruka ati usimbura Rudahigwa ku ntebe y'ubwami ni Jean Baptiste, iry'ubwami ni Kigeli wa gatanu. Abanyarwanda baragenda baramuterura kandi akantu k'amagara make, baza bamutwaye mu kirere, impundu ziravuga, abantu bakoma mu mashyi, barazamuhagarika iruhande rwa Haruwa bati nguyu umwami w'u Rwanda. Haruwa aracecetse, ariko umugambi wati ashyizwe ku ntebe ntazategeka. Ati inama twakoze yo gushenya ubwami twayikoze mu myaka 10, ipfuye mu madakika 10. Natwe ntituzamukundira gutegeka, ariko abwira abantu. Nuko Kigeli ahera ko atangira umurimo aba umwami. Ati byo gukora ibirori byo kumwimika n'ibindi tuzaba tubikora, ariko nta mwami w'u Rwanda rufite. Kigeli aratangira kuyobora u Rwanda, atangira kuzerera mu Rwanda, abantu bamuyoboka. Uzi ko abantu bamujyaga inyuma bakagenda baramukunda. Kigeli nta wakunzwe nka we, bigeze y'abahutu, abatutsi, abatwa, abahutukazi bamwiyandikaho ku mubiri ngo vive Kigeli senge, kumwiyandikaho ku mubiri. Aho abantu bageze kumukunda niho bageze kumwanga. Ntawigeze gukundwa nka we ngo bamwiyandike ku mibiri yabo, ariko niho bageze kumwanga no kuvuga bati ni pumbafu, ibintu bibaye ukundi. Kigeli aba umwami. Mfite amapica hariya agaragaza inama nkuru y'igihugu Kigeli ari wiyoboye. Kigeli ari we muyobozi wayo. Inama nkuru y'igihugu ikora nk'uko mukuru we yakoraga. Nakubwiye ijambo Rudahigwa yari yaramubwiye ati uzamenye uriya muntu witwa Ezira Mpyisi, uzamushyire bugufi bwawe. Dutangira gukorana dutyo, ndi mu nama nkuru y'igihugu, ariko tukagira igihe twihereranye nkagira ibyo mubwira. Rimwe rero yari yagiye Bujumbura mu nama kwa Haruwa utegeka mu Rwanda n'u Burundi. Hari uwo nguwo Kongo yari yabonye independence mu gihe cya Lumumba. Lumumba yatsinze, ariko bagira ibyago abanyekongo baburuza kumanika ibendera ryabo ngo amanure iry'Ababiligi ku munsi mukuru wa independence. Kuko Ababiligi bavuze bati uzamanura ibendera ryacu akazamura iry'Abanyekongo tuzamurasa. Niyo yari imihigo. Uwo Lumumba akoze agatinya, atuma kuri Kigeli ati Kigeli, urabizi Rudahigwa wakoranaga na Lumumba na Rwagasore, none ntiwaza kutumanikira ibendera. Kigeli ati ndaje. Afata indege ava Bujumbura, yari yagiye mu nama y'u Rwanda rwe, ajya muri Kongo Kinshasa. Igihe cyo kumanika ibendera no kurimanura kiragera, arahaguruka aragenda wenyine, amanura ibendera ry'Ababiligi arikandagira munsi y'ibirenge bye,
azamura iry'abanyekongo. Hari uwatuma muri Ronati Kigeli nagaruka mu Rwanda arapfa. Tubaye tubivuze hakiri kare, napfa ntimuzatubaze. Kigeli ahinduka impuza atyo, nk'uko babivuze koko ntiyategetse. Noneho tubana mu buhunzi, natwe igihe kiragera bibukundi bashyiraho Kayibanda, abapfa barapfa, abahunga barahunga. Ntiyigeze agaruka mu Rwanda, yagiye Dar es Salaam, niho yabanje guhungira. Jeho nakomeje kuba pasitoro mu murimo wanjye, ariko iby'Imana ikora ni byiza. Bukeye ava Dar es Salaam aza mu Kampala, azanywe na Idi Amin. Nanjye icyo gihe banshagurira kujya gukora muri Uganda, muri University ya Bugema. Kigeli nawe ari mu Kampala, turabana, najyaga nziwe kenshi cyane. I Bugema ni hafi ya Kampala. Tubana dutyo muri urwo rugamba. Igihe kiragera Obote ahindura ibintu, nawe Kabaka nawe arahunga, warahungirije Kigeli. Nuko Kigeli ahungira muri Kenya, ahunga Obote. Nibitangaza biraba ndazunguruka, abayobozi banjye banyohereza gukora muri Kenya, Nairobi, kandi ariho na Kigeli ari. Tuhabana na Kigeli dutyo imyaka, akomerewe cyane. Nuko bukeye ndareba ko Kigeli agiye kugwa, ino ntawe umufasha, ntaki. Dushaka inama nawe y'uburyo yajya muri Amerika, aho babasha kumufasha. Twegera American Embassy, haboneka ari umuzungu ab'inshuti ya Kigeli, waduhaye itike, jye na Benzinge na Kigeli, uko turi batatu, mujyana muri Amerika. Tugeze muri Amerika ni amateka maremare cyane, twarahagiriye ibyago byinshi cyane. Kubona icumbi, kubona aho tuba, nta mafaranga dufite, nta madolari. Ubu rero tubonana na leta ya Amerika muri za minisiteri zigeze nko kuri 5-6. Tuza kugera no muri minisiteri ya Bush, ariko we Bush ntiyari ahari, hari abakozi be. Kigeli avuga ati mutabara u Rwanda. Abana b'u Rwanda bahagurutse bateye, kandi Habyarimana nabo arafite amaboko atangaje. U Rwanda ruzavamo amaraso menshi, nimurutabare. Nimwe mufite ububasha, muzavuga Habyarimana yumve. Ntibabyitaho. Nibwo jenoside ibaye. Nibwo Abamerika bavuze bati ni ishyano, twasuzuguye ibyo Kigeli yatubwiye, none birabaye. Iyo duhaguruka tugatera Habyarimana, amaraso ntabavuye atya. Bati Kigeli wabiguye n'iki? Ati nari mbizi, n'abantu banjye, Abahutu n'abantu banjye, Abatutsi n'abantu banjye. Kigeli rimwe twabuze icumbi, kandi nari nayegereje gutaha, igihe uruhushya nari mfite rwari rurangiye. Ndamusiga he, nuko njya kuri headquarters y'Abadivantiste mu isi yose, iri muri Washington, niho twari turi. Njyayo mpabona abazungu b'inshuti twakoranye mu Rwanda no mu mahanga.
ndabibatekerereza ukuntu Rudahigwa yari inshuti y'Abadivantisiti, ukuntu se Musinga yari yarahaye uwitwa Muniyeru uruhushya akajya ajya kubwiriza ku Karubanda, none umwana we murumuna we Abamerika bamubwiye bati bugumye hano, ibyo watubwiye twasanze tutari tubizi, ariko ubwo nta cumbi dufite, ntacyo kudutunga dufite, nuko bati twemeye kumushyira muri hoteli ya cyami kugeza ubwo leta y'Amerika izamwakira. Baragenda bamushyira muri hoteli we na Benzinge, mpera ko nanjye ndataha nsubira mu murimi Nairobi, kigera agumaho kugeza ubwo leta y'Amerika yamwakiriye n'impunzi, imuha imodoka, imuha inzu, imuha n'ibindi byangombwa byose. Byarabaye. Yarababwiye ati u Rwanda rwabaye repubulika, ndataha ndinde ko rufite perezida, nanjye ndi umwami washyizweho n'Abanyarwanda, sibo bankuyeho, natahane. Inkuru yarabaye yatugezeho ko Kigeli yatanze, ariko nahoraga ntelefonana nawe tuganira, nagiyeyo inshuro ebyiri. Nuko twumva inkuru mbi ngo Kigeli yatanze kuri iyi tariki, nitegura kujya kumuhamba muri Amerika. Naramujyanye, ngomba kujya kumuhamba. Gutaha byo nari nzi ko bizashoboka. Igihe nyibirimo mbwira abana ngo banshakire tike, mbona abantu bantumyeho aha bati mujye hari abantu bagushaka. Ndagenda usanga Abahindiro bose, abakomoka ku mwami bose, abakuru abato bateraniye mu gahoteli kuwitwa Hodari, bari mu gahoteli ki, ibisaza, ibisore, ibikumi, iki byose byateranye. Burya umuntu apfuye arakundwa, kandi ntabwo basuraga Kigeli. Ndabareba nti n'ibiki, ati wumvise ibya Kigeli? Ntinabyumvise. None rero twatoranyije abantu 6 bo kujya kumuhamba, ariko niwe uherukayo, niwe wamujyanye, niwe uzi aho ari. Twagusabaga ngo tujyane, ugiye kutuyobora. Ntumfare, bunari niteguye guhaguruka, ngize umugisha mbonye abo tujyana. Tugenda tugiye kuzana umugogo wa Kigeli, tugezeyo Abanyarwanda. Ujye Abanyarwanda muri beza, abariko mbivuga mutanyicira. Inda nini yanyu izabakoraho. Kigeli abazungu bakunda ubwami bari biyemeje ko akomeza kuba impunzi, ariko bakamugira miliyonea, bakamuha amadolari n'amadolari. Abanyarwanda bari kumwe nawe bati aratanze, reka twimike undi mwami, amafaranga tuyarya abayacu. Tugezeyo baratubwira bati Kigeli yavuze ko atazataha nubwo yaba yatanze, ngo mu Rwanda baramwanga, bamujugunya ku gasozi nk'imbwa, ntibamuhamba mu cyubahiro. Igihe rero wari shefu wabyo, nimuzane urwandiko yanditse, bararubura. Umugogo barawushingana muri mochari. Dutangiye abazungu bati ni urubanza, mushake bavoka, nabo bashake avoka bujye mu rukiko. Twamaze amezi 3, twajyaga kumara icyumweru. Nuko rimwe turi mu nama n'abavoka bacu, umuntu akavuga ibye, mvuga ibyanjye na Kigeli uko nabanye nawe. Avoka mukuru atumva
ni wowe ukwiriye kuburana, ni wowe uzi ibya Kigeli. Ese muzi ko turi kumwe di pasitoro, nimburana muratsindwa. Umucamanza gutuga ibibazo, wabona kugereje kure ugahimba ikinyoma kugira ngo nawe umutsinde, ko ntazahimba ikinyoma ndi pasitoro. Kubw'ibyo simbasha kuburana, ndabaha inama ariko simburana. Mbere na mbere Imana, Kigeli akaba uwa kabiri. Ntabwo nareka Imana ngo mbitemo Kigeli, no. Uwo muzungu yari umuzungu ukuze arandeba nkora mu ntoki, umva Imana. Ati nanjye ndi umuporotesitanti, tuvuze ukuri, dusabire gusa. Ndabasabira. Turagenda tugeze mu rukiko, umucamanza ati haraburana umuhindiro, utari umuhindiro ntaburana. Imana irangiza, iyo niteranya n'Imana kandi nagerewe bati ntuburana. Uva guhitamo Imana abana banjye. Hitamo Imana, ubu busore bwanyu nimudahitamo Imana murapfuye. Imana mbere na mbere, ibintu birindwi biyiranga nari narabimenye. Imana. Nuko turaburana, turatsinda. Umugogo wa Kigeli ndawuzana. Turamuzana, ndamuzana. Nuko igihe kiragera ibyitwa press, mwebwe abanyamakuru, amakuru murabizi uko ibintu nk'ibyo byabaye, muhangama abakuru uti nimuvuge. Ndabyemera, baduha, mbwira Mukama ntibigemo, ati reka da, ati nyir'umupfu niwe ujya hanuka, niwe shefu. Nkora kuri Musenyera na Kireta, ati reka da, ati ni wowe. Turagenda tujya hariya muri sitade, baduha icyumba kinini, abantu barahurura. Abanyamakuru baraza bakubita ku meza ibyuma byabo, nanjye ndicaye aho ngaho. Uwo turi kumwe ni Mukama na Kireti gusa. Nuko abanyamakuru bati Mpyisi, bati turakubaza, nimubaze. Murabizi rero ukuntu n'umukuru w'igihugu muramubaza mukamugeza kure. Cye nari iki ifiseyi. Umwe arahaguruka ati nikoze pastor, leta hari ubufasha yatanze muri ritabaza rya Kigeli. Ntunzi se sha, ati ndakuzi, nitwa ndi Mpyisi. Umwuga wanjye ndi minisita, ndi sekreteri wa leta, turi pasitoro. None se sha urambaza ibya leta ngo niba hari icyo yatanze, igitanga itagitanga nari mpari se? Urankoresha icyaha nivange mu bintu ntare? Wagahungu uri muzima. Aricara. Abantu ngo kwe, undi arahaguruka ati ubuse uratabaza umwami umusimbura atavuzwe? Shaho mwabaye muti? Mpyisi bakubwiye ko iwacu turabiru, ko Kigeli yashyizweho n'abiru, yashyizweho na Mpyisi. Iwacu turabiru, urambaza iby'abiru, jya kubaza abiru, nubabura uceceke. Ngo kwe. Abanyamakuru bose ngo cwe, nta wundi wahagurutse. Boniface Benzinge ni umwe mu bakoranye urugendo rutoroshye na Pastor Ezira Mpyisi, ariko nyuma y'urupfu rwa Kigeli aba bombi bisanze mu rubanza bahanganye, aho Pastor avuga ko yababajwe cyane n'ubuhemu bwa Benzinge, avuga ko yatewe n'inda nini ashaka guha umugogo wa Kigeli abazungu ngo bajye bawucuruza muri za mize zabo.
wowe se shaho ubonye miliyoni z'amadolari waruta Benzinge ntiwakora nkawe. Rahira yuko utarya abantu. Benzinge yarahemutse cyane, ashakaga amadolari, niwe namusigiye, ariko nyuma arahemuka aramuta. Kigeli aba mu nzu wenyine, aza gutabarwa n'undi munyarwanda wabirebye ariko umurimo waramutabara. Yimitse akandi kagasambura, ariko nakuzukuru ka Musenga umuhungu wa Bushaija yaramwimitse kandi atari umwiru wimika. Benzinge arakimika ngo barya amafaranga, babura umwami babura n'amafaranga. Abazungu babonye Kigeli yagiye basubirana amafaranga yabo. Sinkubwiye ko nanze kuburana, ko nshyira Imana imbere, se Benzinge agashyira indi imbere, twahura dute? Nawe nushyira indi imbere nabo nzaganira nawe. Si yo yarikoze se ubu? Abantu ntibaryana ntibicana ntibamaranye. Nuko noneho muri iryo tabaza usanga Abahinduro bafashe umuhungu wanjye Gerard ngo azabe MC Master of Ceremony. Tuno ibi birakabije. Nijye mukuru, umuhungu wanjye abaye Master of Ceremony, nimutora undi bati byararangiye nta wundi twatora. Ngo ibyago nagize. Nijye watanze speech, ko nijye wayoboraga, umuhungu wanjye ari we MC. Ariko twari twarebye tuti umugogo wa Kigeli watinze mu isanduku waba wenda waratangiye kugira impumuro mbi, twe kwirirwa dupfundura. Ariko nyuma ndatekereza nti nituzapfundura baravuga bati mwajyanye isanduku iri mu busa. Imana ntabara, ndababwira pfundurwa dusanga ameze neza nk'umuntu muzima, abantu barawureba. Pastor Ezira Mpyisi ahamya ko ubanye n'Abahinduro cyane ko yabazaniye umugogo wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu ntambara y'amacenga atoroshye. Kuri ibi kandi yongeraho ko ibivugwa ku mwana Kigeli yaba yarasize ari ibihimbano. Nibyo bamwe bavuga ku mukobwa witwa Jackie, ndetse wari uri no mu b'imbere mu batabarije Kigeli, aho yagaragaye yambaye impeta y'ubwami, bivugwa ko ariyo yasigiwe. Ibihimbano byanyu abanyanda nini muzi guhimba, ni ibinyoma. Nta mwana Kigeli yasize, ntawe. Simvuga ngo ntiyasambanaga, ariko Imana yamurinze gusiga umwana uzasigara ashungerwa. Tawushaka umwami agashaka umugore ari mu mahanga, nta mwami ushakira mu mahanga. Kubaha umuco w'u Rwanda. Kigeli cyo namukundiye, yangaga guhemuka. Uzi ko hari ubwo Abahutu, Abazungu bakunda ubwami bamujyanye muri Canada nk'umwami muri Vancouver. Hari abana banjye babiri ndababwira ntimujye kuramutsa Kigeli. Abahutu bohereza delegasiyo ikomeye, batuma kuri Kigeli bati twumvise ko ugiye muri Vancouver muri Canada, tuzaba duhari, uzaduha umwanya tuganire nawe. Ati baraza, igihe kiragera baravunyisha bati turaje. Arababwira Abazungu bari bamurinze ati mubasake cyane, nimumara kubasaka mubazane. Baraza babicazaho. Abana banjye babiri bari muri icyo giterane. Ati murashaka iki? Batumva Abahutu Abatutsi barakuriye, baratashye baraguta. Tweweho turashaka gutahana natwe, niho tuzanisha Abatutsi, utubera umwami ibihe byose uzaba ukiriho. Ati
none se ko abatutsi bavugaga ngo ntera abahutu ntere Kayibanda ntere Habyarimana kuki ntabateye? Muri abana banjye ntabwo najya kwihekura. None abatutsi none murabyoshya ngo ujye kwica abana banjye. Sinakwitera, u Rwanda ruracyari urwanjye. Yari imfura akemera agatumirwa ngo aze bamuhe n'iyo nzu iri Nyanza irahari ndayizi nziza cyane n'imihanda ijyayo itangaje mu mpinga ya Kavumu. Ati Mpyisi ati ubwire nyakubahwa ayishakira undi no. Nk'uko se Musinga bamucira i Kamembe baramubwiye bati turakwica ati munyice, turaguca ati munshe, bashaka kurwana abanyarwanda ati ntimurwane twashira ndarutabariye igihe kizagera mu rutwaro. Ubuse ntirutwarwa n'umwana we, Kagame si umwana wa Musinga. Abandi bo bavushije amaraso, ko bayavushije se bararutegeka? Ntibategekwa. None rero Kigeli yari akwiye kuba urugero ku rubyiruko rw'ubu, kunesha inda, kunesha icyubahiro, gikora ishyano. Inda ikuzanira gukora ishyano, igutera kuba indyarya, ngo indyarya irikamira ntikamira abantu. Musinga yanze ko amaraso ava ati baratumara ndarutabariye muzarutegeka mu mahoro. Imana ikora mu mahoro. Nicyo gituma nanjye ubu ngubu yamfashije nkagera muri iyi myaka kugira ngo ngende mabwire mwebwe banda nini ngo mubifura mwe guhemuka. Ubu nicyo nkora ndabwira abantu ijambo ry'Imana. Yesu nawe yabaye atyo, yemera kuza gupfira abantu bakoze ibyaha. Abahindura ni inshuti zanjye, sinabazaniye umuntu wabo se, ni inshuti zanjye. Zana kiriya gipapuro kiriya kintu kiri hirya iruhande rwe, icyo kiri hagati y'amapica n'iryanjye, wumva umubano wanjye n'abahindura ityo. Zana. Iyi ni ingororano abahindura bantuye. Ubajije ikibazo biyowe na Mukabayojo mushiki wa Kigeli. Ishimwe rigenewe Reverend Pastor Ezira Mpyisi mu izina ry'umuryango w'umwami, nejejwe no gushyikiriza ku mugaragaro ishimwe rigenewe Reverend Pastor Ezira Mpyisi kubera ubupfura n'urukundo yatugaragarije. Uwo ni Mukabayojo mushiki wa Kigeli. Turamushimira kuba yarabaye intumwa nziza y'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu nama nkuru y'igihugu, akabera umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa umujyanama mwiza. Mpagararira itorero, mpagararira n'u Rwanda. Uraceza na Mpyisi sheha, hari ubwo wabifatanya byombi se. Reverend Pastor Ezira Mpyisi turamushimira kuba ko yabaye hafi y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, cyane cyane igihe cy'ubuhunzi aho yabaye hose. Abandi baramutaye. Reverend Pastor Ezira Mpyisi turamushimira kuba yaragize uruhare runini mu kugira umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa inama yo gutahuka mu Rwanda. Reverend Pastor Ezira Mpyisi turamushimira ko yagaragaje urukundo aharanira ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa utahurwa mu Rwanda amaze gutanga. Umuryango w'umwami uhaye inka Reverend Pastor Ezira Mpyisi ku itariki ya 9 Nzeri 2018 Sipesiyoza Mukabayojo. Urumva gukora neza sha.
bampaye inka ya kijyambere. Abahindiro aho nabatuye barantura kuko nahise mu Imana. Bana muhite mu Imana, mudafite Imana ibi byuma mukora bizabarya mubirye. Kudahemuka sha ntimugahemuke. Abo baravuga ngo mpemuke ndamuke, oya ndamuke. Byose binabigiriraga gutabara uri mu kaga.